Verb to go guys, reka turebere hamwe iyi verb ikoreshwa ryari, isobanuye iki, yadufasha iki mu buzima busanzwe. Ubundi bwa mbere na mbere ugomba kumenya ko verb to go ivuga kugenda, hanyuma tugiye kwireba mu bihe by'indagihe, igihe turimo, impitagihe mu bihe byashize ndetse n'inzagihe mu bihe bizaza. Ushobora kuyikoresha gute? Uri kuvuga ngo ngiye ku isoko, nagiye ku isoko, nzajya ku isoko. Ni gutyo verb ushobora kuyikoresha, verb to go, ukakoresha ururimi rw'icyongereza kabone nubwo waba utararwize ariko ukabasha kumenya ibyo bivuga. Ubundi bwo tujya gutondagura verb to be muri simple present cyangwa se ibihe turimo, dutangira tuvuga tuti I go, njya, you go, ujya, he, she, it, goes, ajya. Aho ngo buri kuvuga ku muhungu, umukobwa ndetse n'ikintu. Hanyuma ukajya kuri we go, tujya, you go, ugeze kuri ya y'ubwinshi aho uba uri kuvuga abantu benshi, mujya. Hanyuma tukajya kuri they, bajya, they go, bajya. Iyi ngiyi verb iroroshye, ahantu honyine uhindura ni kuri he, she na it, aho ugira goes, they goes to market, gutyo niho honyine uhindura, n'ahandi haguma ari go, yo ntabwo igoranye verb. Hanyuma iyi verb ugiye kuyapurika mu buzima busanzwe, ukaba wenda uhugire nko ku isoko, ukaba wigendeye gukina umupira, ushobora kuvuga uti I am, nkuko twabibonye muri verb to be twabanje kureba bushize, I am going to market. Urumva ya go yacu twayigize noneho mu gihe gikomeza tuyigize going, kuko isanzwe ari go none itiba going, noneho tuvuga ati I am going to market, ngiye ku isoko cyangwa se ndi kujya ku isoko. Ni igikorwa nyine urimo kiri gukomeza. Hanyuma ushobora gusubira inyuma mu bihe byashize ukavuga uti wenda nari ngiye ku isoko. Aha ngaho tuvuga uti I was going to the market. Aho ngaho ni ibihe byashize, I was going to the market, nari ndi kujya ku isoko, cyari igikorwa cyakomezaga. Hanyuma reka turebe ugiye kubivuga mu gihe kizaza. Mu gihe kizaza uri kuvuga ngo nzaba ndi kujya ku isoko, nyamara nzaba ndi kujya ku isoko. Ushobora kuvuga uti I will be going to the market, nzaba ndi kujya ku isoko. Ni igikorwa kizaba kiri gukomeza. Aha ngaha iyi verb twayikoreshaga mu bihe bikomeza, muri continuous, ariko reka turebe turi kuyikoresha mu bihe birimo nyine cyangwa se byarangiye cyangwa se turimo cyangwa se bizaza. Reka tutangire ahashize. Ushobora kuvuga uti nagiye ku ishuri. Iyi verb iyo ugiye kuyishyira mu bihe byashize, aho kuba go itiba went. Ushobora kuvuga uti I went to the school, nagiye ku ishuri, I went. Cyangwa ukavuga she went to the school, yagiye ku ishuri. Cyangwa ukavuga ngo they went to the school, bagiye ku ishuri. Ushobora kuyikoresha muri bwa. Hanyuma reka tuze mu gihe kizaza. Ushobora kuvuga uti I will go to school, nzajya ku ishuri. I will go to school tomorrow, ejo nzajya ku ishuri. Icyo ni igihe kizaza. Noneho ushobora kuvuga uti uje muri simple present, ushobora kuvuga uti I go to school, njya ku ishuri. Ariko aho ngaho umenye ko ari igihe kiba gikomeza, ubwo kiba kiri routine. Iyi verb ni utwo ngutwo nababwiye gusa aha ngaha irangirira, ariko hari n'ibindi mushaka mwambwira muri comment tukazabikora. Hanyuma wibuke gukora akantu kose katuma mbona ko wandebe video, abaye gusharinga n'ibindi.